Zaburi ya 41. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyikiriza uburiri iyo arwaye. Naravuze nti, Uwiteka umbabarire, ukize ubugingo bwanjye kuko nagucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza nabi bati, azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane? Kandi umwe muri abo iyo aje kunsura aba ncunga, umutima we ukiyuzuriza inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanga bose bamvugira mu byongorerano, bangira inama zo kungirira nabi. Bati, indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbangiriye umugeri. Ariko wowe Uwiteka umbabarire, umbyutse kugira ngo mbiture. Iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, ni uko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Kandi njyeweho unkomereza gukiranuka kwanjye, kandi ukiri imbere yawe iteka ryose. Uwiteka Imana y'Abisiraheli ahimbazwe, uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Amena kandi amena. Haleluya.